Mwiriwe muraho, muri kumwe n'abazi bagira Deborah, numwe mu bashinze company yitwa M&B Attires Limited. Ni company ikora imideri igufasha kwambara neza ukaberwa, turakudodera uko wabuteye kose turakwambika ukaryoha. Tudoda amashati y'abagabo, tudoda amakote, amakanzu y'abadamu, amajipo, dukora ibyo bita knitting, imyambaro ikozwe mu budodo, ushobora kuba wabuturutse ahandi ushaka gusirifiza. Dufite imashini ya sirifirage isirifira neza ku buryo bw'ikoranabuhanga budasanzwe utabona ahandi. Tukagira ibikoresho by'ubudozi utabona ahandi, indodo nziza. Tukagira amastifu meza, stifu ni visorine ku batayeri hanze basanzwe babizi. Tukagira ibitenge by'amoko atandukanye, tugiramo ginger, java, waxi, superi, fo superi, reyari, tukagiramo baze. Dufite umwihariko wacu, tugukorera umwenda ukawambara ako kanya, turawugukorera uhibereye ukagenda uwutahanye. Dufite abakozi batandukanye babyigiye babifitiye impamyabumenyi. Dufite ibicuruzwa cyangwa se dufite amashati twakoze, imyenda bakunze kwita made in Rwanda. Harimo amashati, amakanzu, amapantaro y'abadamu, amapantaro y'abagabo, amasuti y'abagabo, amasuti y'abadamu, office suit. Tukagira amajacket meza cyane akozwe mu bitenge byiza cyangwa se muri tise waba wifuza nziza. Tukagira ibitenge byiza by'ubwoko butandukanye. Dufitemo waxi, tukagira superi, tukagira java, tukagira ibitenge byose birahari kandi ku biciro byiza biri hasi. Dufitemo n'ibikoresho by'ubudozi, harimo indodo nziza za karite utabona ahandi. Umwihariko wacu dufite, tugukorera imyenda aho wari buri hose. Ushobora kuba waba uri nko hanze ugahitamo fashion imwe mu zacu dufite, cyangwa se iyo wowe washaka bitewe n'uko uteye tukayikugezaho utiriwe uva mu rugo, uburyo bw'ikoranabuhanga. Muri M&B Attires Company tubafitiye n'izindi serivisi. Twigisha abana kudoda, abashaka kunoza umwuga tubahereza amahugurwa, abashaka kwihangira imirimo ni karibu, ni mutugane. Tubafitiye n'amakote meza, turakudodera buri size yose waba wifuza urayibona. Waba uri small, waba uri big, waba uri large, uko waba ungana kose tugukorera ikote rijyanye n'icyerekezo bitewe n'uko ungana n'uko urishaka. Rishobora kuba rifite amaboko magufiya, rishobora kuba nta mashini rifite ibifasha imbere. Uko washaka niko waribona. Mutugane. Tubafitiye amashati meza cyane hano y'abagabo. Abantu bashaka gukora civile ni mutugane, abashaka gukora mariage ni mutugane. Tubakorera amashati meza cyane y'abagabo, tubakorere design iyo washaka yose wayibona ku ishati. Amaboko maremare, ishobora kuba ifite imifuka, ishobora kuba iri muri kara imwe, ushobora gushaka kara zirenze izi eshatu ureba hano. Iyo washaka yose wayibona muri mutugane. Muri M&B Company tubafitiye imashini nziza isirifira ku buryo bwiza, isirifirira umwenda neza cyane. Uburyo dusirifiramo ntiwabusanga ahandi. Dusirifira umwenda wawe ukazana isuku, ukabuconze neza, uringaniye. Imashini yacu ifitemo urwembe, irakata ibintu bitaringaniye ikabiringaniza neza, ikora umwenda ukaza uri smart kuruta uko wowe wabitekereza. Ni mutugane kandi ibiciro biri hasi, birahendutse. Welcome.